urwana intambara nziza, Kristo ni imbaraga zawe, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo, fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo, usiganirwaho Yesu yicaye gutegereje, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa, niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa, wabujijwe kwiganyira, wizere gusa ubuntu bwe, uzabona urukundo rwe ko ari rwo rukubeshaho, uzabona urukundo rwe ko ari rwo rukubeshaho, utinye we gucogora ntahinduka aragukunda, Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena, Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena, mu bigeragezo Yesu ni byose umufite, wihangane ntacyo wabasha gukena, ngumukorere Yesu ni byose umufite, wihangane ntacyo wabasha gukena, Kirisitu Yesu ni byose umufite, haleluya ntacyo wabasha gukena, imyamasengesho Yesu ni byose umufite, ntacyo wabasha gukena. Murakoze cyane ababyeyi beza, uyu munsi wa none turi kumwe, reka dutangire kugira ngo tubahereze ikaze. Iyi ni Irakora TV nk'ibisanzwe, ni YouTube channel ikugezaho abakozi Imana batandukanye, haba abafite ubuhamya, ijambo ry'Imana ndetse buri kimwe cyose gishobora gufasha umukristo. Turagira ngo dusabe wowe utarakora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana Irakora TV, buri kiganiro cyose dushyizeho kugira ngo ubikore, wadufasha ugakora share mu ma group, mu nshuti, kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Like and comment birakenewe, nabyo ni iby'ingenzi. Turabakiriye abakozi b'Imana, ndabona musa neza, amavuta y'Imana bariho, muturirimbe akaririmbo keza cyane, ko Yesu ni byose mufite ntacyo babasha gukena, Imana ishimwe. Reka tubakire kugira ngo mwibwire abakurikira Irakora TV, muri bande tukatumenyere mu mabyiringiro, ariko turabona uyu munsi none afite umushyitsi, mabyiringiro umukozi w'Imana yabanye n'abantu benshi batandukanye, turagira ngo twibwire mbese muri make kugira ngo tumenye n'umushyitsi dufite, cyane ko abantu bakurikira Irakora TV wenda bo barakumenyereye, ariko turagira ngo tuguhereze ikaze. Ni karibu. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Mukakamara Louisia, bashi bazoma mabyiringiro. Murakoze. Twakakira n'umushyitsi wawe, agatangira twibwira. Murakoze cyane. Nitwa Uwambaje Marie Vestina, amabyiringiro n'inshuti yanjye, niyo mpamvu twahuye uyu munsi. Yesu abaho umugisha. Yego, mu mabyiringiro bivuze neza ngo ni inshuti yawe, ni inshuti yawe gute? Wenda mu mabyiringiro atangira bitubwira muri butuganirizeho, kuko abakurikira Irakora TV bagiye babona abantu benshi babanye na mabyiringiro mu buzima bwinshi yagiye anyuramo mu rugendo rwe nk'umukristo, mu kuva mu guhamagarwa kwe. Turagira ngo dusobanurire, uri inshuti ye mu buhe buryo, mwahuye gute, mbese kugira ngo tubashe gusobanurira buri muntu wese udukurikiye kuri Irakora TV. Murakoze cyane. Kwanza tubasenga. Nta kibazo. Tubanze dusenge Imana kugira ngo dusengere ikiganiro cyacu n'abagiye kutwumva. Mana yacu, Mana nziza, Mana ira kandi kiranuka, wowe ukinga ntagire ukingura, kandi wakingura ntagire ukinga, wowe ushyira kuzimu ugakurayo. Turagushimiye muri aka kanya keza uduhaye, turagushimiye ku buntu bwinshi watugiriye n'imbabazi zawe. Tugarutse muri aka kanya kuri uyu murongo mu izina rya Yesu Kristo,
uyu niwe wa mbere duhaye ikaze kugira ngo uzubane natwe muri iki kiganiro cya kabiri, kandi turaritse umwuka wera w'Imana kugira ngo atuzenguruke. Mana, utuvunshirije umucyo mwiza w'itangaza, udufashe mu kiganiro tugiye gukora ntaba ari twebwe ahubwo aba ari wowe. Udufashe kugira ngo abatwumva badutega amatwi bose, Nyagasani Imana, bazungukire byinshi muri iki kiganiro, abari bacitse intege, abari batantebukiwe, abari bamaze gusubira inyuma ndetse no gucogora, bumve ko hari Imana ivuga bikaba kandi yakeka bigakomera. Tugaye ikaze rero kugira ngo kano kanya ubane natwe, utuyibere umuyobozi mwiza kugeza dusoje. Mbisenze nize kubikora mu izina ryawe Yesu, amen. Amen. Reka twinjire mu kiganiro kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Hano twicaye ni mu cyumba cy'amasengesho, murabibona ni ku gakeka benshi abo bakunda kwita ku gasambi, cyangwa se biterwa n'uko iwanyu mubivuga, cyangwa se aho twita ku gicaniro. Reka tukwakire rero kugira ngo dukomeze. Murakoze cyane, n'amafuta nzina nayavuze. Ngarutse nshima Imana ko yongeye kutwemera kugaruka kano kanya muri iki kiganiro cyiza tugiye kuganiraho na mwene data, kandi nanjye nkaba muhaye ikaze. Mama wumvemo ikaze, turakwakira mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Rero uyu mwanya tugezemo ni umwanya mwiza wo kugira ngo twongere twibukiranye ku mbaraga z'Imana. Twibukiranye, tuganire, dukomeze abantu batwumva ko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ntaryo Imana ishaka kubivugana nawe uri mu gihe cy'amarira, cyangwa se uri kubona uri mu gihe kibi, wibaza ngo mbese koko ni Imana ivuze cyangwa ntabwo ari ivuze. Ariko tuje kukwibutsa ko ari we yavuganye nawe kandi niyo kwizerwa. Wihangane kandi ukomere. Shaka kuvugana nawe uri mu gihe cyo kurira, shaka kubwira ngo izaguhoza amarira, shaka kuvugana nawe uri mu gihe cy'umubabaro, kubera ko izawukumara ariko ukabona nta byiringiro ufite, cyangwa ukabona ko atari yo yavuze. Ariko tuje kugukomeza tukubwira ngo burya iravuga kandi igasohoza. Iravuga kandi igasohoza, niko bimeze. Ariko turagira ngo ubanze dusobanurire, mu twisobanurire nkatwe dukurikira Irakora TV cyangwa se nk'abakunzi bayo. Mbese Mama Rusi nk'uko bivuze, cyangwa nimba ariko bakunda kumwita, ni muntu ki, muziranye gute? Mama Rusi uburyo muzimo cyangwa tuziranyemo, na Mama Rusi muzi dufatikanya umurimo. Bawongewe mu gihe cyo kwimuka nturutse Cyangugu, Imana ajya imbwira ati ndankoreje i Kigali gukora umurimo wanjye. Ariko nkavuga ngo ese Mana unyohereje i Kigali gukora umurimo wawe gute? Wenda urumva nubwo nari ndi muzima bugoye, ariko nafite abantu twakoranaga umurimo kandi bankundaga, twabaganaga buri munsi dufatikanya umurimo w'Imana. Ariko Imana yabimbwira nkibaza ubundi buzima ngiye kuzamo, nta muntu tuziranye i Kigali, nta muntu uzamfasha umurimo w'Imana, njyewe nkatangira kwirebera nk'umwana w'umuntu. Ariko Imana ikambwira ati rega humura, uzasanga hari ababyeyi bagutegereje, hari abantu benshi bagutegereje bazagufasha umurimo w'Imana, hari abantu njyewe Uwiteka nateguye uzasanga bazakwakira. Rero uko Imana yabimbwiraga ntago njye nabyizeraga nk'umwana w'umuntu. Kuba kitabyizeraga? Burumva mpamvu ntabyizeraga. Nafite icyumba kinini cyane nyoboye cy'abantu benshi, mfite groupe irimo korari, mbona nyine ari abantu bamba hafi dukorana umurimo w'Imana. Ariko nkibaza ngo aba bantu koko ndabavamo, Kigali ngiye ahantu ntazi, nyine nawe biragoye. Kandi kuko Imana ivugana nawe nyine biba bigoye. Base ndahagurutse ndagiye, iri kumwe nzayikorera ngeze i Kigali, nzayikorera. Kandi igihe cyo genda nimutse insengero bari kuzifunga n'ibyumba by'amasengesho. Aho ni Imana rero byakomeje kumbwira ati haguruka ugende. Irambwira ati hari ababyeyi bazagufasha umurimo, hari abantu nateguye bazakwakira, ntabwo uzakora umurimo wenyine. Yego, umaze gushyika i Kigali niho wahuye n'uyu mubyeyi? Yaraje mu kwimuka kwanjye, hari undi mudamu Imana yabaye nkaho yohereza kugira ngo afashe kwimuka. Araza aza nawe mu buryo atarazi, ariko aza mu mugambi w'Imana. Uwo ni wamfashije kwimuka kugira ngo nzire hano i Kigali. Rero ngeze inaha ngaha aho naruhukiye ku Muhima, mpageze mu bantu Imana nasanze yari yarateguye. Barya yambwiraga ndi Cyangugu, barya yambwiraga ntaragera i Kigali ngo mpature mbakandagize ibirenge. Nasanze ariko kuri ibyo yambwiraga, nasanze ari ukuri, ntigeze mbeshya. Rero narahageze, maze kuhagera muri abo nasanze nsangamo n'uyu mubyeyi Mama Rusi. Ntabwo nari muzi, ntaho twari tuziranye, ariko naraje maze kuhagera muri abo nasanze banyakiriye kandi pe narakiriwe cyane.
narakira mu buryo nanjye ntatekerezaga. So rero ni uyu nawe azamo mu bantu rero banyakiriye, mu bantu twafatikanyije umurimo, uyu mubyeyi nawe yabayemo cyane. Yego, urabitubwiye cyane ngo ntago yumvishaga buryo cyo tuzi Kigali nkuko abantu benshi batinya Kigali nyine bavuye mu ntara, ariko wagombaga kubyizera nk'umukristo kuko n'Imana yari yabivuze. Ariko se impamvu ki yaguteraga kumva utasiga abo bantu? Wumvaga wikundiye kuguma mu cyaro cyangwa se kuko hari abantu bakurikira Kora TV bafite isezerano ryo kujya mu mujyi bakazabitinya? Bimeze bite? Cyambere ntabwo ari uko ntizeraga ko ari yivuze, ahubwo nyine yarambwiraga ati haguruka nareba abana mfite umuryango ukuntu ngana, nareba noneho n'icyumba nafite nyoboye. Imana ikambwira ngo kandi igihe cyo gukora umurimo hano cyararangiye, ati haguruka hari abandi bantu bagutegereje bagomba kukuruhukiraho. None urumva nkagira no gushidikanya cyane. Noneho kandi ngewe n'ubwo buzima narimbayemo bwo mu cyaro, kubera ko nabonaga wenda abantu kandi nta ndwara mu cyaro cyane ko hari hariya mu mujyi wa Kamembe. Ntareba rero na ya groupe twabanaga na babandi twasenganaga abantu bose kuko nzongera kumenyera ubuzima bushyashya gute nongere menyane n'abantu. Ariko Imana yo niho hantu hano nabwira umuntu nyumva ngo muri iyi Imana ikubwira ngo haguruka ugende, no kuri wumvire cyangwa se uyumvire. Iyo yari yibivuze murahagurukana kandi mukagendana aho ugiye kandi ukabana nayo ikagushyigikira. Nanjye rero ni muri ubwo buryo narajemo mpageze kabisa, impa abantu benshi barutabona ari mfite iriya, impa ababyeyi benshi, abapapa baraza, abasore baraza, abakobwa baraza, mbega nsanga n'ubundi ibyo yambwiraga ntabwo yigeze imbeshya. Rero muri abo ngabo yambwiraga n'uyu yajemo kandi amba hafi, amfasha umurimo, dukorana umurimo w'Imana neza kugezana n'aka kanya. Yego, ni byiza ko wongera kwibuka inshuti kandi bamufitanye n'ubuhamya. Mama Rusi mumaze kubonana, mumaze kumenyana, nawe turaza kugira uburyo tuza kumubaza kugira ngo nirusheho kudusobanurira byagenze bite. Mwarasenganaga, yaraguhuguraga nk'umubyeyi, niwe wakwigishije i Kigali warahabaye kera uri mutoya mu buryo bwo gushakisha, noneho wasanga niyo mpamvu hatinya kuvuga ati Kigali ni hatari, umuntu ashobora kugera akahasebera. Ariko umaze kuhagera Mama Rusi, ubuzima yaba yaragufashijemo cyane cyane utazibagirwa ni ubuhe, kugira ngo dukomeze tumenye ngo Mama Rusi mwabanye ute? Maze kuhagera ikintu namwigiye, urumva nahuye n'abantu benshi batandukanye. Hari abazaga hano i Kigali bakaza gusenga iwanjye Cyangugu, bose baraje nyine baranyakira. Hari n'abandi twahuye ari bashyashya, nuko hari n'abazaga gutyo uko abantu bagenda basenga, bamwe bagenda abandi baza. Ariko ikintu namwigiyeho nuko yambereye umuvandimwe mwiza, yambaye hafi atari ko babyana bivuga ngo wenda araza asenga agende cyangwa se azamfasha umurimo w'Imana agende. Twaragumanye mu buzima bwose, mu bantu bambaye hafi twagumana nawe arimo. Twaragumanye rero turagumana, nza kurumva bwari ubuzima bundi gutangira bushyashya tubanamo. Nza kurwaza abana cyane, nanjye ndarwara ndaremba, arandwaza akajya aza kunsura. Nararwaje abana nanjye nararwaye, nuvuga ngo igihe cyose namukeneraga naramubonaga, akaza akamfasha icyumba cy'amasesho nari nyoboye. Nabaga afite abantu benshi, bamwe bicaye hanze abandi bicaye mu nzu, mbega twabaga tubyigana, akamenya ukuntu abikora, naba ndahari naba nanahari, yaramfashaga ku murimo w'Imana. Rero tukomeza kubana muri icyo gihe kugeza ubwo korona yaje guteramo. Ntabwo n'ubundi twatandukanye, twakomeje kugenda dusengana uko twabaga dushobojwe. Mama Rusi mwarabanye birumvikana, kandi nk'umukristo w'ukuri ubundi aba ari ngombwa kugira ngo mukomeze guhugurana. Aho mwasengeraga ku Muhima nk'uko bivuga cyari icyumba cy'amasengesho. Mama Rusi mukimara kubonana yari atandukaniye n'abandi bantu wari utaye Cyangugu, kugira ngo twumve wenda itandukaniro? Ari ukubata nari mbataye, ahubwo nari mbasize kuko nari mpinduye ubuzima nyine nari nimutse. Ikintu wenda nabonaga yari atandukanyeho, sinavuga ngo icyo yari atandukanye n'abantu nari nsize Cyangugu, ahubwo navuga ngo icyo yari atandukanyeho n'abantu naje nsanga. Uvuga ngo icya mbere nasanze ari umubyeyi wihangana kandi ufite Imana muri we kandi utaba mu gakungu. Ubwo rero nsanga n'umubyeyi wihangana kandi nawe waciye muri byinshi, ndamukomeza. Hari ibyo yanyigiyeho nanjye hari ibyo namwigiyeho, kandi nsanga si wa muntu ugukunda ariko hari icyo ufite. Nta kintu nari mfite, nari mu buzima bubi kandi bushyashya bwo kwiyubaka, ariko ntabwo yigeze acika intege. Yakomeje kubana nanjye no mu burwayi, ko naje kugira igenda arwara cyane, n'abana bose bararwara, ndetse ngira n'uwo narwaje nk'amezi 8. Rero ubwo buzima bwose twabucanyemo, mu gitondo akaza
kandi nta n'ubushobozi afite, nimugoroba akaza niba ngo twabubanyemo namwitabaza akaza, namuhamagara akanyitaba, nta n'itiki ntaki, ariko akaza noneho nkaba ari n'igihe mbwa ntimufashe umurimo, akamfasha kwihanisha abantu ku muryango, akamfasha umurimo w'Imana mu buryo butandukanye. Ubwo rero ni ikintu namwigiyeho ko nawe ntigeze andekura, nanjye sinigeze murekura. Rero ni umuntu nzirikana iteka, buriya mu nshuti habamo inshuti y'akadasohoka, cyangwa se habamo inshuti yawe ikukuba ku mutima. Ubwo rero numva ko nawe yamba ku mutima cyane, ko noneho hari na byinshi nanjye namusengeraga, nanjye akansengera. Yego, cyane ko wari uvuye i Cyangugu uje muri Kigali n'abana gusa, uri wenyine, urumva wari ukeneye undi muntu kuba hafi, wenda kugira ngo abantu bakurikiye Irakora TV babimenye. Waje i Cyangugu ubana n'abana gusa, ufite isezerano ry'uko uzakora ubukwe, byari bimeze ute? Nari mfite isezerano, Imana imbwira ko nzakora ubukwe, ikabivuga cyane, Cyangugu ko izankorera ubukwe, izahindura ubuzima, izahindura amateka. Nuko nyine njye ubwo nateraga imigeri mvuga ngo ese Mana wandekeye hano i Kamembe nko nkora umurimo wawe, nta n'ikibazo mfite. Imana ikambwira ngo rega genda, kuko hari n'ibindi bintu ntigukoresha i Kigali, hari abandi bantu benshi bazakuruhukiraho, kandi ikambwira ngo genda nguhindurire ubuzima. Rero ubwo hari igihe Imana ishobora kuvuga ngo va aho ujya aha, ukagira ngo ni ukukurenganya, kandi igira ngo ihindure n'ubuzima bwawe. Rero isezerano rivanye Cyangugu yarabivugaga cyane, ariko nanageze hano ku buryo n'uyu nawe mu babihanuye nawe arimo. nawe hari ubwo yanyuzagamo akabihanura muri n'umunasengana. Urumva yabicishije, ashaka ko yarabanje gutinya, ko bwa mbere yabimbwiye mu iyerekwa, arambwira ngo yeretswe, yarose, ariko yeretswe, ariko noneho biza kuza abicisha no aratinyuka nyine, umuntu utaratinyukaga ntago yampimpanuriraga. Ubundi urumva umuntu ufite abana buzuye, watubwiye akenshi mu biganiro ko ari ufite abana 10, hari 7 bawe na 3 wareraga. Urumva guterura ikintu ngo uzakora ubukwe, aba atari yivuze rwose, ndumva n'umuntu atavangirwa. Urumva ko byahanuraga umuntu hanuzi nyine ushiritse ubwoba, kuko umunyabwoba yaravate si ibintu sinavangiwe. Rero nawe araza rimwe arabimbwira, ndanamurakarira, bukeye aratemba akajya bihanura, nuko n'abandi bakomeza babihanura, kandi nta warunzi iyo nturutse n'amateka yanjye, ariko babivuganye nkamenya icyo bavuze, kuko n'imbihagurukanye n'ubundi Imana yarabimbwiye. Narizo Marusi ubwo yakubwiraga ikintu kijyanye n'ubukwe, warabyumvaga ukabyizera, byagendaga gute? Burumva ntiyarimbwiye rimwe cyangwa kabiri, Imana bivugaga yabivuze kenshi, ariko nawe ubwaje abishyiramo. Uko Imana igenda ivugana nawe ugenda ugira kwizera, buryo ufite amabanga menshi n'Imana yawe. Umuntu rero uyu muntu akubwiye ibintu uzi urabyakira. Ariko n'ubundi hari ibintu Imana ivuga kumva ari nk'amayobera. Ubundi nk'Imana akubwiraga ngo ubukwe, ubwawe wabyumvaga, uyumvaga nk'umugeni, uyumvaga bidashoboka, wabifataga gute? Njyewe mu buzima naciyemo, no mu bigeragezo naciyemo, no mu ntambara, nta kintu nakubwira cyagiye kimbaho ntakizi. Cyaba ari ibintu bibi, byaba ari bikomeye, yaba ari ibigeragezo, yaba ari intambara, Imana ntiguzaga mbere. Yaba ari urugamba ngiye kwinjiramo, ikabimbwira ko urugamba ruje. Yaba ari byiza ngiye kubona, ikabimbwira. Yaba ari ibikosi ngiye gucamo, nabaga mbizi. Ubwo rero nuvuga ngo uko yagendaga imbwira ibyo, nkabonera bikoze, n'ibindi narabyizeraga, ariko nkumva ntabyo nshaka. Twagiye kwa Mama Rusi. Mama Rusi, umaze kubona watwibwiye nyine, kandi wabaye nka Yonatani, usomye muri Bibiliya nibyo bikwereka. Yonatani yabaye inshuti nziza kuri Dawidi igihe Dawidi yari ari mu bigeragezo. Igihe wari umaze kubona Mama Byiringiro aje gusanga nk'umubyeyi mugenzi wawe, mbese byagenze bite? Wamwakiriye gute? Mbese ni muntu udasanzwe waba warabonye mu buzima, mbese wamwirata iki? Byagenze bite mukimara kubonana nawe? Duhereze ku buhamya bwawe nawe ukuntu byagenze. Murakoze cyane. Mama Byiringiro ni umubyeyi mwiza, ugira imbuto nziza. Twamaze kubonana, yarasengaga agafasha abantu benshi bafite ibigeragezo, bafite intambara. Ijambo ry'Imana akaritubwira, yaduha ubuhamya bikadukomeza. Ntabwo byoroshye ko umuntu agira abana 7 n'abo yareraga 3, Imana ikamwimura kubera umugambi wayo, akaza ukabona ko abana n'abantu. Mu gihe cyose twabanye, nabonye mu bantu twagendanye baba mama, mbona ni umumama mwiza, ugira imbuto, ugira ibanga ku buryo umubwira ikibazo ufite, akubwira ati komera, nanjye nawe n'ibibazo ndihangana, dore ndi kurera abana batoya.
mbona mwigiyeho imbuto nziza, agasenga agafasha abantu, akatubwira ijambo ry'Imana tugafashwa, aza guhura n'urugamba ndetse rwo kurwaza umwana nawe ararwara, aragumya arihangana, agumya avuga Imana neza, Imana arayikorera. Ngero ku bwanjye bw'umwihariko yankoreye ibintu byiza ntazibagirwa, mbona ni umugenzi ujya mu ijuru, mbona n'imbuto ze numva ndazishimye, bituma rero tugumana, mbona ko ngomba kugira gute kubana nawe. Ubundi biravuga ngo Yonatani na Dawidi barabanye, akajya amubwira ngo nyura ahangaha bigenze gutya, umushobora guhura n'umuntu akaguha inama, akaguhugura, akakuganiriza, akagufasha, ukabona ko ugomba kumukunda kubera ko aba agufasha mu buzima bwa buri munsi. Mbona rero ni umunyamumaro kuri jye, bituma tugumana, turasengana, igihe kigeze kubera ko twakundaga gusengana kenshi, Imana ikamuvugiramo ikambwira ibintu bigasohora, ibindi nkabibona, ngasenga, akamfasha gusenga, rwaba ari urugamba nkabona Imana igize gute irarwicajije. Arankomeza mu bibazo nari ndimo, nkagenda mbona mbigenda ntambuka, nkabona iminsi igenda yicuma, nkabasha kubaho neza. Imana rero ishimwe, bituma b'inshuti yanjye. Igihe kiza kugera ntangira kugira iyerekwa kuri we, kuko nabonaga nta mugabo agira, afite abo bana, ngewe Imana ikajya insura imbwira ko azakora ubukwe, inyereka umuntu w'umugabo ajya kuza mwiteranira aho ngaho, iramunyereka mbona ni umuntu w'umugabo. Ndatekereza nti si ibintu Imana inyeretse ni ukuvangirwa, ni ukuri bimeze biti. Ndagumya ndasenga, Imana ambwira turiya mugabo niwe bazabana, nabonaga bafitanye urugendo rurerure, nkabona bari kumwe bambaye impeta, nshobora kubimuganiriza, bimuganirije ambwira ati ntabwo byashoboka, ntibyabaho, nahuye n'ibikomere byinshi by'umugabo, nta wundi mugabo nzashaka, mbega reka nsenge nkorera Imana, abana banjye nzabarere bige, ngira umugisha, ngira amahirwe. Nkumva ni ibintu adashyikira, nanjye nkaba ariko se kuko ibintu Imana inyeretse birashoboka, bibaho, ibintu byakunda. Ariko buri Imana iravuga, yamara kuvuga abantu bakabyumva, ariko ikintu gituma abantu bakomera, nikitumye tunaza kuvuga iki kiganiro tukaganira, nuko dusenga Imana ivuga, kandi ibintu ivuze irabishyigikira, ikabihagararaho, ikanabirinda. Ubone naho urugamba rwakomera, ukabona ibintu bitazabona icyerekezo cyangwa bitagira ishusho, ariko ijambo Imana yavuze irihagararaho. Umuntu yakubwira amagambo menshi, akanaguhimbira ibinyoma, umva mwaba yari umugabo akanagukuzaho, mukanagabanuka agenda, ariko Imana ijambo yavuze ndayishimiye ko yabirinze, irihagararaho. Mbona rero kubera ko ukuntu yasenze n'ukuntu yihanganye, buriya wasenze ukihanganira ibigeragezo n'intambara ahuye nazo, hari ukuntu igihe kigera Imana ikakora ikintu gikomeye ku buryo abantu bazatungwa nacyo. Nanjye mbonye gisohoye iki kintu cy'uko yakoze ubukwe, uyu muntu Imana yanyeretse yari umusore utigeze ashaka, w'umurisansi, ufite akazi ka leta ukomeye, igihe kiragera birasohora, bituma mvuga ngo Imana yavugiye muri njye, ni Imana nyamana ifite imbaraga, naho abantu batabyumva ntibabishyikire, bakayipinga bakayihinyura. Dufite Imana ikomeye, dufite Imana ivuga, ibyo ivuze ikabirinda ikabihagararaho, dufite Imana twiringiye y'inyembaraga. Ibintu bidashoboka ijya bikuramo ibishoboka. Ni Imana igifata umusozi ikawubika, igafata ibintu bikomeye, igafata ahantu hari hakomeye hatari amazi, ikafukurira amazi akaboneka abantu bakanywa. Bituma mvuga ngo Imana twiringiye twakurikiye. Reka nze mubaze ukuntu yabigenje, nsanga yarabikoze, yambaye impeta, ubari mu rugo yarashyingiwe, ni umudamu ushima Imana, n'abo bana barahari. Imana dusenga rero tuyifite ibihamya n'ibimenyetso ko yatuzuye ikaturengera, ikabana natwe. Nanjye ubwanjye wamubwiye ibyo bintu ndi muri Kongo, ahantu bita Ikanyantende, twaragiyeho turi korari, turi abaririmbyi, twageze mu nyanja ikuzimu harazikuka muri metero 600, tubona ko birangiye, tugiye kurohama bikarangira, ariko Imana ikomeye dukuramo iratwomora. Ubwo rero umugabo ugomya ko Imana dusenga ikomeye, n'abatayizi n'abatayemera muyihe icyubahiro, kuko irabashoboye kandi irihagije. Yagiye ikora ibintu nta miryango, nta bene wacu babirimo, tukabona iritamuru ikabana natwe mu makuru no mu byaka ikagaragara. Ubwo niyo mpamvu twayikomejeho, kuko abantu twagiye tubikomeza, abantu ushobora kubikomezaho bakagenda, cyangwa se bakavuga bati umuntu ntabwo ibintu bye bizahinduka, ariko Imana igihindura ubuzima, igashyira purani y'umuntu mu buzima bwose azabamo. Turayishimiye ko uyu mubyeyi yihanganye akarera aba bana, ntabajugunye, ntabate. Mu gihe yarahuye n'ikibazo cy'umugabo wa mbere, ariko data aravuga ngo nzakurengera no ku munsi mubi nziyerekana nk'umunyembaraga. Ubafite amashwi imwe akomeye, natwe turayafite yo guhimbaza Imana ya Isiraheli yakoze ibi ngibi. Nawe utwumva udukurikiye, iyi Imana yikomezeho bane nayo, biruta kwiringira abakomeye cyangwa kwiringira abana b'abantu. Ijambo yavuze izarinda kandi izarihagarara, cyakora icyo ishaka nuko ubana nawe ufite umutima umenetse. Uyu mubyeyi rero ni inshuti yanjye, ndamukunda. Imana izamumpera umugisha, yagiye amfasha mu buryo bushoboka, kandi nawe afite ibibazo akambwira ati komera, ubufasha bushoboka akabumfasha, akambwira ati tega uzundebe, niba ari n'igihumbi ifite turi bukigabane, ariko uzungereho dusenge ngufashe, dufashanye. Imana ishimwe. Yego, mwarabanye birumvikana, nk'umukozi w'Imana waruje ukugana, ntago wari kubura kumwakira, kuko tubwiye buryo ki mwabanye mukimara kumenyana. Byari bikwiriye koko nyine nk'umukozi w'Imana mwari muhuye, kandi koko niko biba biri k'abavandimwe babana bahuje. Ariko turagira marusi ngo tukubaze, wenda abantu bakurikira Kora TV barusheho gusobanukirwa. Nkawe iyo wabihanuraga cyangwa se iyo Imana yagukoreshaga,
rimwe na rimwe ntiwari ubwo wangaga kubivuga byagendaga gutya kuko ikigaragara cyo waramubonye ariko ukajya ubona abana ukibaza se ko nta se mbona mwari mwarabanje kuganira byagenze bite? murakoze. Ubundi imana iyo ivuga ibintu ivuga ibyabayeho n'ibizaba biri imbere, kandi imana ntabwo tuyishakira mu bintu tuzi, ahubwo tuyishakira mu bintu bitaboneka bitagaragara. Yarabivugaga kubera ko imvugo y'imana nyizi, ntabwo ndirwaga mvuga ngo ese kuki bivuze. Icya mbere imana ibimbwira nari nzi ko ari indushyira ngo izarira abo bana kuko nabonaga ari abana benshi, nkavuga nti ntabwo ibintu byashoboka, ariko imana ikambwira ati kuko nabivuze bizashoboka, bigatuma nizera imbaraga z'Imana. Birumvikana ko ari Imana yabaga ibivuze, ariko nkawe nk'umuntu kuko nawe ubwe iyo muganira arakubwira ngo nanjye ubwanjye ntabwo najyaga mbyizera, ariko kuko Imana ahora ariyo kwizerwa ivuga ikintu ikagisohoza. Nkawe ubwawe wowe wajyaga kubivuga wumvaga nta kibazo ufite? Kubera ko ibintu by'Imana no muri Bibiliya urabona ko ni igitabo cyanditse. Imana ishaka kuvuga ngo soma muri Yesaya, ugasoma, wasoma ugasanga bihuye n'ibibazo wari ufite icyo gihe ugatambuka. Ubwo rero Imana yivi bivuze nanjye navuga nti si ibintu kuko Imana ivuze nyigirira icyizere ko ibintu bizashoboka, nkamana niba ari bivuze bizasohora. Ubundi umuhanuzi yemerwa nuko ibyo yahanuye bigize gute bisohoye. Iyo bitarasohora nawe ugifite gushidikanya nta no kwizera wenda bifitemo, ariko Imana ivuze ibintu nko mu rusengero ushobora kubivuga ikavuga ati wenda nje gutabara abantu banjye. Iyo abantu batabaye bakaza gutanga ubuhamya niho umenya ngo ibintu Imana yari yavuze kwa rukuri. Bituma rero umuntu yizera. Ubundi biraba ngo niba Imana yavuze uwizera ibyo wabonye n'ibitagaragara, kuko Aburahamu Imana amubwiye ngo naba ari inyenyeri yizera ayo masezerano, kandi amasezerano yose yakomejwe n'amaraso. Ubwo rero hari ukuntu abantu babyumva bakumva ni nk'imvaho, bati si ibintu Imana ivuze bizaturuka he, nta shusho bifite, nta gahunda bifite, uyu mugabo azaturuka he, naho abana bangana gutya, n'uyu mudamu wazanye abana kandi umugabo baratandukanye, ibintu bizakunda. Wumvaga ari ikintu kidashoboka urebesheje amaso y'umubiri, wumvaga mu bwo bw'umwuka kugira ngo ubyumve ukumva bifite intera ikomeye. N'abantu babyumva bazaga guterana kuko babaga ari benshi cyane, babuze aho bicara, bakabatereka turebe ko ari Imana ibintu bivuze. Ariko iyo Imana yavuze ibintu ikimenyetso simusiga nuko bisohora. Urakoze cyane. Niko yanabwiye Mose, ngo Mose yashatse kuyibaza nyine, nuko Mose Imana iramubwira ati ikimenyimenyi cy'ibyo navuze nuko bisohora. Yego. Imana ishimwe ko yabisohoje. Ariko igihe mwabaga muri kumwe mu ntambara, urumva abana barwara, mu murimo bigoye, mbese mu bibazo bigiye bitandukanye, urumva mwese mwari ababyeyi, musenga Imana, agenda ahura n'ibintu byinshi bitandukanye. Wowe waramurebaga ukabona nkaho we yizera cyangwa se akomeye mu byo yizera, wamubonaga gute muri icyo gihe? Kuko hari igihe umuntu asenga Imana, Imana ikanavugana nawe, kuko hari abantu baba badukurikiye asenga Imana ariko yagera mu gihe runaka ukabona yaracogoye. Wajyaga umubona gute? Wabonaga afite ibyo byizere? Wabonaga afite ibyo byiringiro? Wajyaga umubona ute? Uyu mubyeyi ikintu cyatumye mwigiraho, yari umuntu ugira impano yo kwihangana no gukomera, ku buryo wari kuhagera utazi ikibazo yahuye nacyo, ukabona ko afite n'urugo, ukabona aratuje, kandi ukabona ko ibintu bimuvamo n'ibyo avuga nuko akorera Imana, ukabona ko abifitemo imbaraga n'umwete. Yashobora kudahita kwashyikira wenda by'ubukwe, ariko akavuga ati nshingiyeho Imana inkuye n'ibyo ikoze nahingejeje, nimwifite icyizere ko ibyo ivuze niba yabivuze bizasohora, niba atari yo ntibizasohora. Muri abagabo nyabagabo bo guhamya ko Imana ivuga igakora, nk'uko Irakora TV nyine nayo ibivuga, ni Imana irakora. Mbese mu by'ukuri Imana nubwo ikora, ariko hari abantu bayivuga nabi, bakavuga ngo ni Imana ivuga, ngo ni iby'abarokore, abandi ni ibyo nyine. Wenda hari n'abavuga ngo ni ukugira wenda abantu batiyahura cyangwa batigirira nabi. Ngaho Mama Rusi, hamiriza abantu uburyo ki Imana ikora. Iyi Mana impamvu mpamya ko ikora, iyi Mana ifite imbaraga zikomeye. Iyi Mana irakora nkurikije ku byo Mama Byiringiro Imana yamumbwiyeho. Yego. Ikabinyereka ndi ku maguru yanjye abiri. Imana y'Isiraheli, Imana twiringiye. Iyi Mana y'inyembaraga igiza abahanuzi bashira n'abadagoni babanje bagataha. Ubundi uribuka ko ku musozi Karumeli hagiye abahanuzi bashera n'abadagoni. Uzi ko Ahabu yari mu gicaniro cy'Uwiteka asenga Bayali na Shera, bituma Imana ibabara kubera ko yari mu gicaniro cy'Uwiteka. Ubundi wasenze Imana ugamiza ngo Imana nzayikorera nzabana nayo, ntibishaka ko hari kubivamo, urarindira ntusezere ukagumana n'Imana. None Eliya we yari umwe, ngo bageze ku musozi Karumeli,
ngo bahageze Eliya aravuga ati rero mwebwe muri benshi mubanze muhamagara imana yanyu, nawe aravuga ati nanjye nimurangiza ndahamagara imana yanjye. Imana ibushuburisha umuriro niyo mana tuzakorera. Iyi mana aho twakoreye yagiye itubeshaho nta bantu bahari batabifitemo uruhare, tukavuka tukageza muri iyi myaka tukabona imbaraga z'Imana, tukazibona ibitero bituri imbere, amakuba aduhahari tukabona turatabawe. Uri kubyumva? Nkanjye uri kuvugana nawe nabonye Imana ya Isiraheli ifite amaboko akomeye yihagije. Ubwo rero iyi mana abantu bari kutwumva muyigirire icyizere, kubera yuko ku musozi Karumeli ngo byarangiye abahunzi bashera barikebagura babura igisubizo babura umwanzuro, ariko ngo Eliya yasenze ahamagara umuriro uva mu ijuru aravuga ati Imana niyo Mana tuzakorera. Shinge kuko Imana yagiye ivuga ikabikora twanya tubonesha amaso yacu, kandi iyi Mana ntabwo ivuduka, ikora gake gake. Kuko Abisiraheli bamaze imyaka 430 mu bunyage kwa Farawo, babakoresha uburetwa barya amadegede na tungurusumu n'inanga bari barakwisiyoni bari barazimanitse, nta cyizere bafite yuko bazatabarwa. Wari kubabwira ngo Imana izabatabara kuma ntago bishoboka, ntibari bazi ko bazava kwa Farawo, ariko amaboko y'Imana akomeye arahaguruka. Umunsi w'umwami Imana ugeze, ku munsi wayo Imana igihaguruka ikora ikintu gikomeye. Muranezerewe cyane, Imana ikora ibintu bikomeye, muri mu masezerano, kandi buri isezerano ryasohoye abantu bagomba kuvuza impundu. Ijambo ryo ryantangaje ryavuze ngo ubukwe ngo bwubahwe na bose. Mbese mu yandi magambo ikijyanye n'isezerano ry'umunezero abantu baba bagomba kwishima bose. Twagiye kuri Mama Byiringiro, igihe uyu mubyeyi yaguhanuriraga rimwe na rimwe ndakagenda nababivuga mu iteraniro, kandi nyamara uzi neza ko umuntu mwari mutaramenyana, we wabyumvaga gute? Ntiwumvaga nk'aho ari ukukubeshya? Wabifataga gute? Ntabwo nigeze mvuga ko ari ukubeshya, urumva nisezerano y'amaranye imyaka myinshi, cyangwa ubwo Imana ibimbwira mu bahanuzi benshi batandukanye. Noneho ngeze n'inahara nawe Imana imucishamo, n'abandi bazaga kuvuga ubutumwa mu cyumba nari nyoboye nabo barabihanuraga. Rero bazaga n'abantu batandukanye, urumva umuntu ntago akuzi, mubonanye bwa mbere, aje gusengera iwawe bwa mbere, araguha afite abana baraboneka, abandi burera, inzu iruzuye, kugira ngo wa muntu aguhanurira ubukwe ni Imana ibivuze. Ni Imana ibivuze rero, Imana iravuga, Imana iravuga, Imana yacu iravuga kandi ikavuga igasohoza. Birashoboka ko ishobora kuvugana nawe ikakubwira ibijyanye n'ibyo wumva utishimiye, kandi burya ukuntu Imana nayibonye ukuntu ikora, hari igihe ishobora kukubwira ngo nzaguhinza atari nawe ukeneye, ikakubwira ngo nzakugirira neza atari nabyo ukeneye, ikakubwira ngo nguhaye umwana kandi udashaka kumubyara. Wikwirirwa rero uburana nawe, iyo ntikora ibyo dushaka kandi nikora ibyo ishatse, kandi mu gihe cyayo. Hari korari nkunda cyane yaravuze ngo itegekesha ibyo yaremye, ijambo ryayo bikemera. Urakoze cyane kubitubwira, tubwira buryo ki yagiye abana nawe mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko hari nk'ubwo wenda mu bintu yavuze yuko yaguherezaga message akugaragariza umuntu mwabaga muri kumwe muri urwo rugendo wari kuba rwiza utangiye rw'ubukwe cyangwa se rwo kuba ufite umutware. Turagira ngo tubwire, iyo yamukubwiraga mu ishusho wararebaga mu iteraniro ukabona ari muri ba bantu bajya bazamo, byabaga bimeze ute? Njyewe nukuvuga ngo Imana itangira kuvugana nanjye ko izanyubakira urugo nkini n'icyango, yampaga ibimenyetso. Imana ikabivuga mu materaniro, ikavuga mu bantu benshi cyane batandukanye. Imana ninabishaka benshi bazagenda bacana kuri uyu murongo, kuko ni byiza ko tubwira abantu ko hari Imana. Hari Imana, Imana irahaba mu bibazo, Imana irahaba mu ntambara, Imana irahaba mu bukene, Imana irahaba mu marira, Imana irahaba ahantu hose ushobora guca mu buzima bwose, Imana irahari. Rero Imana nawe rero yaraje arabimbwira, numva ibyo ambwiye birasa n'umunini n'amakuru nari mfite. Rero kubera ko nari ntegereje abantu bakirimba itegeko ko nagaruka nyine mu mubiri, n'undi wese wabivugaga aravase umudamu w'abana bangana gutya, kandi koko nta nubwo ari kuza ngo upfe kumenya ko nibana. Hari amavuta Yesu, hari ubundi bwiza Yesu agushyiraho, akaguhisha, akagutwikira, abantu ntibamenye ibyawe pe, ukaza ugasanga nyoboye iteraniro turi mu bihe byiza, ngakomeza abantu, nkabizeza ibitangaza, nkababwira iby'Imana imbwiye, ngakomeza abantu kabisa, kandi gukomeza abantu batuye umudamu kabisa aradabagiye. Ariko nabaga mfite igikomere cyanjye, mfite igishakwe cyanjye, urumva ubuzima nari ndimo muri kode, abo bana bose bakeneye kwiga, bakeneye kurya, kwambara, urumva ninjye barebaho ku kintu cyose. Ariko nkagira ibyiringiro ko Yesu yarampishaga ukaba utabimenya. Mbenga wowe
umuntu imana yakoreshaga kugira ngo amenye ibyanjye ari ubwa mbere yabaga ari mu mwuka w'imana. Yabaga ari mu mwuka w'imana. Hari n'uwazaga kabisa ugasanga nyine agiye ku ruhande avuze ibidahuye n'ibyo ndimo. Rero ntawe wagombaga kuhanura. Yego urabivuze neza ngo mu bana warabarebaga ukabona abana ni benshi, mbese muri make ntubyumve. Wenda hari umuntu ushobora kuba uri mu kigeragezo runaka akumva ko Imana yaravuganye nawe, akumva ko ari nkaho wenda kwari ukugira ngo imureshye, kwari ukugira ngo wenda imureme agatima. Hari n'abantu bajya bavuga ngo hari wenda yarambeshye. Impamvu dukunda gukoresha mu mabyiringiro ari ifite ibihamya bigaragaza ko ni Imana ivuga igasohoza, kuko niba ishobora kuba yaragukoreye ikintu nk'icyo ngicyo cy'igitangaza gikomeye, ni ikintu kitajya gishira kumvwa, umuntu ahora yumva ari gishyashya, ni ikintu gitangaje cyane. None uri kumwe n'uyu mubyeyi, turagira ngo wongere uduhamirize, utubwire ukuntu Imana iyo yavugaga ubukwe muri icyo gihe nkawe uburyo wabyumvaga, wasengeraga abantu nk'uko bitubwiye, ukanabahumuriza, ukanababwira buryo ki Imana itabara. Ariko se muri icyo gihe umubyeyi mwajyaga mumara gusenga, hari ubwo wajyaga ugenda se mukaganira wenda ukamubwira ko wamaze kumubona, cyangwa yashidutse ubukwe bubaye kugira ngo abantu babyumve? Ni ukuvuga ngo mu kintu nabwira abantu batwumva, nabwira ikintu cya mbere mu rugendo rwose cyangwa mu buryo bwose wageragezwamo ubwo ari bwo bwose, iyo ufite kwihangana, ukagira kwihangana, ukaba ufite ikintu cyitwa kwihangana, impano yitwa kwihangana, Imana ikaguha iyi mpano ukaba uri kumwe nayo. Uko byagenda kose mukuru uko kwihangana haba harimo no kwizera, ko byanze bikunze, kuko bidafite kwihangana ntabwo ushobora kwizera. Cyane ko njyewe ibintu nagiye ncamo no kumva ngo narahagaraga nkayobora iteraniro, ngasengera abantu, n'urugamba nabaga mfite ntabwo wabyumvishaga, kuko nasengeraga abantu benshi, nayoboraga icyumba cy'amasengesho. Noneho hari n'igihe cyageze nyine ari naho cyane yambaye hafi, nanabimushimira, ndwaza umwana. Noneho reba urwaje umwana, kandi murwaje indwara ikomeye, haje n'undi muntu umubyeyi nawe arwaje indwara imeze nk'iy'urwaje, aje agushakiraho ubutabazi, nawe ntabwo uri bumwirukane, nawe ndamwakiriye, na wa wundi wanjye mfite barwaye kimwe. Bari barwaye icyorezo, bari barabaroze? Bari bafite ikibazo nyine, bari barwaye, ndabakira. Ubwo nabaga mfite uwanjye, mfite n'uwo mubyeyi nawe, urumva. Rero Imana yo hari ikintu itajya yitaho. Ntabwo Imana yita ku bigeragezo, ntabwo Imana yita ku bigeragezo uri gucamo, ahubwo ikintu Imana yitaho cyane, ikintu Imana ibigutegererejeho cyane ni ukwihangana wagize mu bigeragezo, kuko yo yigusize muri iryo sho igaruka ize kugukosora. Ariho ibyo rya jambo twaganiriye mbwira abantu ngo ijambo ry'Imana yavuga ngo hahirwa uwihangana imugerageza, kuko namara kwemerwa. None se nabaga ndi muri izo ntambara, abantu bakaza bakuzura inzu, mfite umwana warwaye uburwayi bukomeye, mfite wa wundi nawe banzaniye gusengera, mfite abandi bakeneye kurya, mfite inzu y'abandi ya kode ndimo, urumva. Mfite abagomba kujya ku ishuri, abiga kaminuza, abiga segonderi, abiga primaire, nkeneye kwishyura ya nzu, nkeneye umuriro, nkeneye amazi, ndi muri kode ukwezi kuransaba kugira ngo nishyure ya nzu. Kandi noneho ugasanga abantu, niyo mpamvu nakubwira ngo Imana ntabwo yitaye kuri kugeragezwa, ntabwo yitaye kuri mu ntambara. Iyo ntibyita, niyo yagushyize mu ishuri, niyo iri kukwigisha, icyo yitayeho ni amanota. Ni amanota. Kuko nagiraga igihe Imana ntiyangira n'imbabazi, nkabona abantu baraje iteraniro rirakubise, mfite wa mwana yararwaraga imyuka mibi, mfite n'abandi bohereje bose barwaye kimwe, mfite n'uwanjye ndi ku gikumba, maze iminsi 5, 6 icyumweru ntarya ntanywa, ndi kumwe n'abantu bari kumfasha gusenga, n'umubyeyi twabaga turi kumwe, Imana izamuhembe, izamuha umugisha. Kandi ntiyazaga ngo mfite ikintu ndibuze kumutegera, nabonaga igihumbi tukakigabana. Byabaga ari ibintu bikomeye, ko njye namwe mfite impano yo kwihangana, ntabwo sinagombaga no kubyereka iteraniro, kuko abantu baraje baramfasha gusenga, bigezeho barananirwa, bigezeho nza kumenya Imana iramwe ngo ikigeragezo ni icyawe, ni icyawe, ni njye wakize, nanjye uzagisohora. Kuko rero nari ndi mu bihe
kuko nzingiye wungubu ishuri ryose Imana yanshishamo ntabwo nahagarika umutima. Rero ibyo byose nari ndimo muri ubwo buzima. Uwo mwana wanjye warwaye amezi agera mu 8, uwo wundi banzaniye rwabaga ari urugamba, n'abandi twabaga turi kumwe ku mazamu tudasinzira tutaryama, sinariye sinasohotse mu nzu, byabaga ari ibibazo. Kandi Yesu akavuga ngo ndi kumwe namwe. Najya kubona nkabona n'ubundi haje abarwayi banzaniye ngo mbasengere, haje ku cyumweru abantu bakaza bagakubita bakuzura inzu, abandi bakuzura hanze. Kandi ari ngombwa ko mba muri rya teraniro, ari ngombwa ko ngenda nkabwira abantu ko Yesu akiza, ari ngombwa ko nsengera abarwayi baje muri iryo teraniro kandi bagataha bakize, ari ngombwa ko mpumuriza abaje bampungiyeho barushye kugira ngo mbabwire ko Yesu aruhura. Ariko iteraniro ryarangira ngasubira kuri cya gikombe cyanjye, ngasubira kuri rwa rugamba, nkayobora rya teraniro. Usibye wenda nk'uyu wabaga ubiziho n'abandi bake twabaga turi kumwe, ariko nariyoboraga babarwayi n'abakingiranye mu cyumba, nkabakingirana utamenya ko ari ikibazo mfite, nkabakingirana Yesu akamba hafi. Kurya basakuzaga barwana bagira gute, iteraniro ryaba ryabaye bagatuza. Nkayobora iteraniro tugakora umurimo w'Imana, abantu barangiza nkabasengera abarwayi, Imana ikampa imbaraga ikambashisha. Nicyo kintu nakubwira ngo Imana ntiyitaye ku kugeragezwa kwawe, ntacyo biyibwiye. Kuba waratinze kubyara ntacyo biyibwiye, kuba waratinze kugushaka ntacyo biyibwiye, kuba waratinze kubona akazi ntacyo biyibwiye, kuba utinze mu kigero cyo kwambara ubusa, kuba abantu barakuvuze bakakubeshyera, bakwandikaho inzandiko, bakakubeshyera ibinyoma, bakagusebya mu muhanda no mu mudugudu no mu iteritoro, ntacyo biyibwiye. Ahubwo icyo Imana ishaka ni uko uzaza gukosora igasanga waremewe. Yego. Kuko nanjye narabivuga ko se Mana ibintu nkoreye ni ibiki, ndwaza umwana mu buzima mbayemo. Kandi ubwo nge namwe uko byasa kose nubwo nabiciye mu bintu byinshi, ariko namwe ndwanya no gukora, gushakisha. Namwe numva nshakisha, nkunda gucuruza kabisa, nakunda gucuruza cyane, nkabuca muri ibyo bintu ariko nkajya gushakisha. Niko ndabyibuka nashakishije hariya Kimisagara biranga, nkabikora bikanga nyine Imana, nkabikora Imana itabishaka, ariko nkumva ndashaka gushakisha, nareba aba bana mfite n'ubuzima mbayemo, nkumva nagira ikintu ukora, ko namwe mfite n'impano yo gucuruza. None se uravuze ngo wajya kugerageza kujya Kimisagara ugacuruza, ngo Imana ikabyanga. Imana ngo abantu bacuruza ntabwo yabyanga ko bacuruza, kuko ndibuka ko hari igihe yanyemereye ndakora igihe gito, ariko nabwo n'ubuhamya nzabutanga. Inyemerera ifite impamvu nkimara kwimuka, iranyemera igihe gito nzabivuga ubutaha, ariko hari uburyo ubamo igihe kikagera nyine Imana ikakubwira ati nkorera. Bibaho cyane pe. Hari igihe cyageraga ikambwira ati ndakwemereye, kuko nkunda gucuruza cyane. Nkunda gucuruza, buriya nacuruje amavoka, nacuruje ibitoki, nacuruje ibijumba, nacuruje amakara, nacuruje umunyu, nacuruje urusenda. Umva naracuruje ndabyibuka ko ngira n'igishoro icyo gihe umuntu yampaye amafaranga $200 njya Uganda gushakayo ikintu ncuruza ntahazi. Umva nkunda gucuruza, ariko nkagenda nkajya gurumva afite nabo bana bose, mfite nabandi nderabura, habaga hari nabandi benshi bagiye batandukanye, ahamara iminsi, amara icyumweru. Ntago nigeze mbaho nta bana mfite tubana, biyongera kuri babandi banjye. None nkumva nakora nkanakora umurimo w'Imana, nkumva nakora nkakora umurimo w'Imana, ariko yo wirwaniriye Imana irakureka. Nyine nkagenda nirwaniriye ngira ngo byibura ndebe ko nanjye byagenda. Urumva nta wundi muntu nifite mbwira, nta wundi muntu nifite umfasha, nta wundi nta usibye Yesu. Ariko Yesu ni umugabo mwiza, ni intwari ku rugamba. Iyo mwagendanye ntago ajya gusika, iyo mwagendanye mukabana ukamwizera kandi ugasa nk'uwitaruye, ukamwegera ukamugira inshuti, ukamugira umuvandimwe w'umunyamabanga yawe. Mfite indirimbo ivuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Umukunzi, abantu bagira abakunzi benshi, abantu bagira abakunzi benshi, abantu bafite inshuti nyinshi, ariko uyu mukunzi Yesu nabonye yankunze ntamuzi, ankunda. Ibaze gukunda umuntu ariko atakuzi, akagukunda utamuzi, akagukunda urukundo rutari uburyarya, akagukunda urukundo rukwira, akanakwitangira. Uyu muri mbyama nabonye umukunzi ngo byose kandi agize gute arabishoboye, ngo ni nawe mujyanama wanjye. Rero ikintu nabwira umuntu twumva, nari ndi kujambo rivuga ngo Yesu ntiyitaye. Mani we njyewe nabaye mu bigeragezo, igihe byabaga kincanyeho cyane, urugamba rwankomeranye, umutware nigenda njya nigereye abango Mana wambabariye umunsi iteraniro ntiribi. Ubu noneho ndabwira icyo abantu wambabariye uyu munsi basi abantu bakaza ari bake,
wa munsi cyancanyeho, wa munsi urugamba rwakomeye, wa munsi ndi kumva ntacyo mfite cyo kuvuga, Imana ikagenda ikazana abantu, igahamagara, ikabahamagara, nabo ntazi, nabo nsanzwe mbona, nabo twari duherukanye, ngo yarabizi. Uyarherye namuhabwa ntiwambara ukaza ukayobora iteraniro koko, wambabarire ko nkwinginze ukaza ko noneho ndi kumva ibibazo byagucanze. Kuko njyewe mu buryo Yesu yanyigishije kurwana, ikintu cya mbere yampaye ntabwo njya mvuga, ntabwo njya mvuga. Urwana usakuza, urwana burage. Hari igihe usakuriza abantu bakakwandagaza, wasaba umuntu akagushyira hanze, kandi mwene data wonyumva nshuti y'umusaraba, gusenga kudafite imirimo kuba gupfuye. Gusenga kudafite imirimo, nushaka uhanure ijuru rikinguke, nushaka wuzure umwuka wera, nushake ugire gute, ukoreshwa ibintu bimeze gute, ariko udafite imirimo biba bipfuye. Ikindi gukora imirimo ukayitangaza ukayivuga. Abantu bajya kwitangazamakuru, gukora imirimo ukayirata ukirirwa uyiririmba ni zero, nta kamba uteze uzabona, nta nyungu, nta musaruro. ubwo bifotoreza ku bintu bahaye abantu bimeze bitubwa. Abakora ibintu bakagenda batangaza ibyo bakoze, nta musaruro. Ntabwo naza guca imanza, biterwa n'ahantu wahuriye n'umuntu ushaka gufasha. Ariko hari abantu bagiye baduha, ariko akagushyira hanze, ati dore kari agatenge ninjye wakamuhaye, ati uriya, ati ninjye umugize, kandi bafasha bagasebanya, akagusebya, kandi wenda ni ikiro cy'ifu yaguhaye, kandi ikiro cy'ifu nticyagutunga, aguhaye 500, arabivuze. Iki cyigisho tuzakizaho, hari uburyo tuzakigaho ku bakunzi ba Irakora TV, uburyo ukuboko kw'ibumoso ni gutanga, kw'iburyo kw'imoso ni kubimenya. Iyo niyo mirimo y'abera, niyo mirimo Imana ijya yibuka, iyo niyo mirimo twandikisha mu gihugu cyo mujije zaduherekeza. Ariko nimba ukora imirimo ukikomaga ku mutima ngo ni ngiye ugize Mama Rusi, ngo naramugabure naramwambise, ni zero. Aha rero ikintu ngaruke cyane, nari ntandukiriye, nkajya kubona nkabona abantu barakubise. Nicyo kintu nabwiye umuntu ngo kuba uri kugeragezwa ntibikura ko wakorera Imana. Kuba uca mu bigeragezo, abantu bavuga ngo kuki akorera Imana bica mu bigeragezo, abantu ntibaguca intege ngo bavuge ngo se koko ndakorera Imana gute, ngo Mana reba ukuntu wangize, ngo reba ukuntu abantu birirwa bamvuga, reba ukuntu nanjye nasenye. Hoya, korera Imana urekane n'abantu. Korera Imana, niba rero yagushyize muri icyo gikombe ikagushyira muri iryo shuri zari gukuramo, wikwita ku byo abantu bavuga, uzahura n'abaguca intege n'abakuyobya. Cyagiye nabaga noneho mfite ngoma ndabwira icy'abantu ko nanjye byancanze, ko nta kintu mfite. Rero njyewe Yesu uburyo yampamagayemo yanyigishe guceceka. Narwanaga intambara yanjye njyenyine mu mutima wanjye, waba uri umunyamwuka ukabihishura ukabimenya, ariko nabwo ukajya kumpanurira byageze gute, byagutwaye umwanya. Rero namwe ncecetse ibyanjye mbana nabyo nkaba mbiziranyeho na Yesu, ariko Yesu akaza akabitangaza hehe mu iteraniro. Nkamubwira nti Mama Rusi, wambara ukaza ukamfasha, ukaza ukayobora. Akazagera mu gati sinyobora, karijya mpinduka atira kareka ntago nyobora, ntago nyobora, ngiye kwihanisha abantu, ntago nyobora. Reka nkubwe nabaye mu gihe icyumba nkabwira umuntu ngo ayobora kanga, kandi ndi mu bihe bitari byo kuyobora, ndi mu gihe cyo kuba nta kintu mfite cyo kubwira abantu. Ndabwira iki abantu, iri teraniro ndaribwira iki? Aricyo kintu mbwira umuntu nyumva, wikwita ku bantu, korera Imana, uyikorere babishaka batandibwe, ukorera Imana izaguhemba. Ikigaragara cyo wari warahamagawe n'Imana, nta niyo mpamvu buri akenshi washoboraga kujya mu byawe ntibikunde. Iyo ufite uwo muhamagaro nyine nicyo ugomba gukora, wasanga ari nayo mpamvu ubwiraga abantu. Buriya nabo si uko bari banze kuyobora, ahubwo ni uko ubwo Imana aricyo yari yaraguhamagariye. Ntabwo babaga babyanze, ahubwo nahitaga mbona ko ari igihe cy'Imana ishaka kunyigishirizamo ko ititaye ku bigeragezo byanjye, ititaye kuri ya makuba ndimo, ititaye kuri ibyo bibazo mfite. Njyewe nkabona nta kintu mfite mbwira abantu, ariko nahagarara simbura ibintu mbwira abantu, nkumva Imana ikankoresha kabisa, nkagira ibihe byiza, nkagira nanjye nkabyungukiramo, nkava muri rya terano ngeze gute mbohotse. Iki nangize mu mbwira umuntu twumva, yaba ari umukozi w'Imana, uri umuvugabutumwa, ahantu hose wahamagariwe ko igihe ubayemo ntaho gihuriye n'umuhamagaro. Yego, urakoze cyane. Tugana ku musozo, ugitangira mu bantu badukurikiranye wavuze ko
wavuye i Cyangugu insengero zifunze, muri bya bihe barimo bafunga insengero zitujuje ibyangombwa, kuko na mbere y'ibi bya korona nyine byabanje kubaho n'ibyumba babifunga. None wakoreraga hehe ko wumva ari ku Muhima kandi ari muri Kigali, byari bimeze bite? mbona uvuga ngo ni ubuhamya. Naje muri icyo gihe nabarabanje ahantu nari ntuye, n'ubundi nabyo nzabivuga ukuntu nahageze ndi mu ntambara, ndi kumwe n'abana njyenyine, umugabo amaze kunta, yari yaradutaye aho nari ntuye, bamaze kuhatwimura bahasenye, ari ibibazo, kugira ngo nabo mpave Imana intuma aho narahagaritse n'abantu Imana ngiye kuba mpaze igenda. Mbega urumva kuko nandi muri kode ntabwo nari kubona uburyo bwo gusenga. Imana intuma irambwira ati niba udatangiye umurimo wanjye ukaba utawutangiye, kode ntabwo uzayivamo. Urumva ndi mu ntambara, ndi muri kode, ndi mu bibazo, abana, abanyeshuri. Yajyaga ibona ari uko mukundana cyane, Imana iragukunda kuko nayo yari izi ko utayivaho. Yari bizi nyine, niyo mpamvu navuze ngo iguhamagara ikuzi. Guhamagara ikuzi, we ntuba wiyizi, uba wibona nk'umunyantege nke, nk'aho udashoboye, ariko yo ibibizi, iba yarakumenye cyane, ko yabwiye Yeremiya ngo nakumenye kera ukiri urusoro. Rero ibibizi ko muzabana nawe ku rugamba, burya ibizi aho uzacogorera. Rero ndaza nimutse nyine, nimutse gutyo, nimuka bari gufunga insengero, nimuka barafunze ibyumba by'amasengesho. Imana Imana unjyanye i Kigali gukora iki? Nta bandi bakozi bawe bahari? Abakozi Imana bari i Kigali ni bake. Imana kanga atari kugenda. Rero ngeze ku Muhima, ndanashimira ko wenda se uriya mubyeyi yanyakiriye. Mpageze umukuru w'umudugudu waho, Imana imuha umugisha, ndabizi ko anyumva kandi izabimwibukireho. Imana imuha umugisha cyane. Yesu amuha umugisha kabisa, igihora imwibukiraho igihe cyose, iteka ryose. Baranyakiriye rwose, banyakira neza. Noneho igitangaje, mpagera hari abandi bantu basenga. Imana yari yababwiye ati hari umudamu ugiye guturuka mu ntara Cyangugu ugiye kuza hano kuri uyu musozi, nzamukoresha iby'ubutwari. Nahageze rero babizi. Waje uri mu isezerano? Naje ndi mu isezerano, mpagira ba bantu bahasengeraga, bari batuye aho ku Muhima basenga, bari babizi ko hari umuntu uzava i Cyangugu uzaza mu mugambi w'Imana. Byose biratangaje, ibintu bitangaje. Rero mpagira uyu yarabizi, njyaga wumva babivuga se? Yego. Yarabizi, batubwira ati kabisa uyu mubyeyi twari tumwitegereje aje tubizi. Imana iravuga mwabarokoremo. Imana iravuga, usibye ko abantu wenda bayibeshyera cyangwa se bakanabeshya ngo yarababeshye, ariko njye nabonye Imana ivuga kandi ntibeshye. Abantu bayibeshyera ko yavuze itavuze. Abantu bashobora kuyibeshyera ko yavuze kandi itavuze, ariko yari Imana yavuze, ikaganira nawe ikavuga. Imana igizindi ijambo ryayo ntabwo igibeshye, iti bitinde urabibona. Mpagera rero bo nahageze babizi, bavuga ati kabisa twari twiteguye ko twebwe twari tubizi ko ari umuntu ugiye kuva Cyangugu. Kandi aho Imana yakoreye ibintu bikomeye, abantu barihana, abantu barakizwa, abantu barabohoka, hakorewe imirimo itangaje. Abantu urumva benshi bari barakinze insengero zabo bakaza iwanjye. Mpageze rero Imana y'amahoro ikorera mu bayobozi, baranyakiriye, mpabonera imbaraga z'Imana zidasanzwe. Warahagera gukibaza ngo uyu mugore uri gukorera Imana, insengero zarafunzwe. Nanjye igihe cyagira nkagira n'ubwoba, umva habaga hari abantu benshi. None inzu nari ndimo yabaga yo yarengaga ubushobozi bw'abantu nakiraga. Mu cyumba cy'amazi shaka kuzura, muri salo hakuzura aho twasengeraga, none no hanze hakuzura. Imana iravuga. Birumvikana byari bigoye, abari Imana itari yavuze nyine ntago byari gukunda. Ntabwo byari gukunda kubera ko byari bigoye. Hari igihe insengero bari bazifunze n'ibyumba by'amasengesho babifunze, n'uwahazaga yazaga afite ubwoba kuko habaga tubyigana, abandi buzuye hanze. Ariko Imana y'amahoro ikakora imirimo itangaje, ikigaragaza, tukabona imbaraga zayo. Kuko ndabyibuka tujya kuhava cyangwa se njya ku Imana irambwira tuzahakorera igihe gito kuko nanaje nzi ko ariho nzatura. Rero irambwira ngo umunsi wabonye iterano ryawe ryajemo umuzungu uzamenye ko ugiye kwimuka. Ngaho rero umuzungu yari yajemo? Umuzungu yaraje anaza ntahari. Kagira inkuru. Yaraje azaza ntahari, hari toro bari bantu meho nagiye kuvugaho ubutumwa, njyayo. Maze kujyayo umuzu barampamagara ati ngo nurebe hari umuzungu. Haje abazungu babiri baje gusenga, baraza hari ku cyumweru. Wari hari mu maro? Nari impari babashina. Baraje. Mama Rusi ngo yari ahari? Nari impari narababonye babiri. Baje gusenga?
yo Imana ishimwe. rero nubwo abazungu bari ikimenyetso, aho narindi Imana iravuga, aho narindi bamaze kumpanurira ndi mu rusengero, umupasiteri arampagurutse itorero, nimbibuka ndarivuga, itorero riri hariya, nimbibuka ndabivuga. Umupasiteri araguhanurira nagezeho bwa mbere atananzi arampagurutsa arambwira ati madam, mbonye Imana igukorera ubukwe, ati mbonye Imana igukorera ubukwe, ati mu Kigali induru zizavuga, amahanga azahurura. Pasiteri arampanurira arambwira ati amahanga azahurura, Imana igukorera ubukwe, abantu bazahagarara, ati kandi n'abantu utazi bazabura ubwo bukwe bwawe, ati kandi ikimenyetso Imana iguhaye, mbonye wari haza abazungu, ati n'ahantu wakoreraga umurimo, ahantu wari utugiye kuhimuka. babiguhanurira gutya abazungu bahita baza iwawe. Ari kubimpanurira urebe ukuntu Imana itangaje, ari kubimbwira abazungu bageze kuri cya cyumba cyanjye cy'amasengesho, ubwo mu gihe gito barampamagara ati ngwino hano hari abashyitsi. Rero uko twasenga nimugoroba ngiye kubona kuko mbutubona babazungu barinje, ngewe mpita kumenya ko hari ikintu navuganye n'Imana, ndavugana igihe cyo kwimuka hano kirageze, ikindi kuko burya bwa bukwe burahari. Rero nabwira umuntu twumva ngo Imana cyakora ahantu ivugiye naho isohoreje biratandukanye, harimo ubutayu, utagira ngo kuko yavuze irahita ikoreraho, harimo ubutayu, harimo kugeragezwa, harimo intambara, harimo amakuba. Umenye neza ko igituma isezerano ritinda gusohora rirahenze, ntabwo Imana yapfa kurifata gutyo itararitunganya ngo itunganye neza ngo ipfe kuguhereza, inabiguhaye gutyo waryica nabi. Yego urakoze cyane, utubwiye uburyo ki Imana yagiye isigasira ibyo yavuze kandi ikabisohoza. Wowe nyirizina uri igihamya, impamvu Irakora TV dukunda Mama Byiringiro n'izindi cano wenda bagenda bamutumira, avuga ibintu ukabona biramusa nyine, ukabona afite ibintu ubuhamya bwumvikana, kandi koko akavuga aho Imana yamuvanye, akavuga n'aho imaze kumugeza. Mu by'ukuri urakoze cyane. Reka tugana ku musozo, utubwire nk'abantu dukurikiye Irakora TV, uyu mubyeyi Mama Rusi ni iki cyiza wamuboneye utazigera wibagirwa mu buzima no mu gihe mwaba mutakiri kumwe? Mama Rusi ndamukunda cyane, mukunda nk'ukuntu nkunda Mama Frank. Mama Frank ni w'Icyangugu. Mama Frank ndamusuhuje cyane, ndamukunda cyane. Rero nkunda Mama Frank cyane, nkunda n'umuntu twa Veda. Noneho ngeze hano i Kigali rero nkunda Mama Rusi. Yego. Ndamukunda, arabizi kandi ko ntamuryarya, ndamukunda cyane. Burya nubona umuntu ugukunda uri mu bigeragezo, iyo niyo nshuti. Nubona ndabisubiramo, mbwira inshuti za Irakora TV, inshuti ntabwo uzayimenyera hahandi ugeze, inshuti ntabwo uzayimenya ukifite amafaranga, inshuti ntabwo uzayimenya uri guseka, inshuti ntabwo uzayimenya uri mu butunzi, uri mu byiza cyangwa mu byishimo. Inshuti uyimenya ugeze mu kaga. Iyo ugeze mu kaga niko kakwereka inshuti ufite. Rero ndamukunda Mama Rusi, nakiriwe n'abantu benshi cyane i Kigali, ariko nawe arabizi ko mukunda. Ndamukunda pe, ndamukunda kuko yankunze, ankunda ndi mu kaga, ankunda ndi indushyi, ankunda ndi umukene, ankunda ntacyo mfite muwe, ankunda nta kindi kintu nciye. Twebwe abahanuzi duhura n'abantu benshi, abahanuzi bahura n'abantu benshi batandukanye, ariko kenshi abantu ntabwo ari twe baba bakunze, usanga bakunze iki turimo, bakunze Imana barimo, usanga bakunze Imana ikurimo cyangwa ya mpano ufite, kandi kuko ntiwabarenganya, akumva wamusengera mugatandukana n'uwo musengana gutya ntazagaruke cyane. Niyo bitinze gusohora neza ukamwibagirwa, cyangwa se byanasohora ntuzongere kumubona, cyangwa se yaza kabiri gatatu abona nta kigenda aho yagusize nawe ari hura bati ititabaye se ninjye azatabara, akakureberamo Imana, ataha uriya namusize muri kode nawe niyo arimo, uriya se ubuzima abayemo dore uburushyi. Noneho twebwe umva nk'umuntu kandi mbwira n'abantu batawe mbabura ngo ni mwihangane, mukomere,
nta hantu kuri Imana itakura umuntu, na nyuma ya zero irakora. Wihangane ugusabira impano yo kugira ngo usabe Imana iguhe impano yo gusenga no kwihangana kandi no kubabarira, uzanesha kwihangana. Rero mama Rusi ikintu namuvugaho namukundiye kandi namukundira n'aka kanya, ari nayo mpamvu tukiri kumwe. Yambaye ni umugore utagira amagambo. Usanga kenshi muri uyu murimo cyangwa mu bigerezo ducamo tuba tufite abantu bagenda baduca intege. Umuntu mugasengana ariko ejo akakuvuga, umuntu mukaganira ejo akagushyira hanze, umuntu akaguharara bwacye akaguhararukwa, umuntu yasanga nta kintu agukura agahita kwanga, umuntu akagusebya. Ariko namukuye igituma tukiri kumwe, twarabanye, nta magambo agira, nta gakunguka agira, ni umudamu ukuze kandi ukijijwe, ufite imbuto kandi wambaye hafi mu bintu byinshi twacanyemo, mu bigeragezo byinshi, mu ntambara nyinshi ibyo yagiye abona, ibyo akihangana, nyihambiraho umurimo w'Imana, turawufatikanya, turanyihambiraho kugeza ubwo korona ibaye. Rero ndanamushimira, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Rero yambere inshuti nziza mu bibazo, niyo mpamvu nanjye kabisa twanazanye hano kugira ngo kabisa noneho tuba abatangabuhamya bwo guhamiriza ko dufite Imana ivuga. Urakoze cyane mama Rusi. Nawe ndagira ngo mubaze ni iki kintu mama Byiringiro gukora utazibagirwa, kuko urumva mwabanye mu buzima bugoye kandi bunaruhije, ariko ni iki kintu yagukoreye byibura utazibagirwa? Mama Byiringiro ni inshuti yanjye, ni umwana w'Imana, ni inshuti yanjye, ni umwana w'Imana. Nanjye ikintu namukundiye ari ukuntu uhura n'umuntu yagusengera iby'Imana ivuze ukazabyumva yarabibwiye abandi bantu, cyangwa se yabona ubuzima budahinduka akagenda guteza abantu akavuga ati sura muntu Imana asenga izamutabara, izamurengera, Imana asenga ibahe. Dore ko iyo ufite n'ibibazo hari igihe abantu benshi bakuvaho. Igihe nabonaga ko nta muntu uhamagara ngo mubwire ngo wenda ndarwaye nawe n'ikibazo, naramwitabazaga nkamubwira nti ndarwaye, akamubwira ati ndagufasha gusenga kandi ukomere, Imana izabana nawe. Mu ibyo bigerezo yabaga afite yashobora no kumbwira ati rero nibona byanakomeye naza nkakujyana no kwa muganga nkanagufasha ariko ukabaho, Imana ishimwe, mbona ni umuvandimwe mwiza. Akambwira ati rero mu bigeragezo wahuye nabyo cyangwa uburwayi, komera wihangane, nzabana nawe. Kandi uko wumvaga ngo twasenganaga gutyo, twabanaga gutyo, nako nakwitanga mvuye nko ku rusengero ku cyumweru gusengana nawe, ntabwo anyirengagiza mu iteraniro ryose twasenganaga. Arambwira ati ese uherutse kurya, ese wanyweye, ese wariye, ese urumva umeze neza, urumva nta kibazo ufite? Reba umuntu w'umudamu w'umumama urera abana bangana gutyo mu iteraniro akakubaza ati ese wariye, wanyweye, byagenze bite? Numva mukunda icyo kintu ntabwo kizatuma mwibagirwa, kuko mu buzima ntabwo nigeze mbona nyitaho ngo mbere inshuti ampumurize. Nimwahezwaga n'umwuka gusa. Ngo mbaza ati ese wariye, ubayeho ute, wiriwe ute, urumva umeze ute, ese urumva ukeneye iki? Ndabona nti umuntu ntabwo abonekera, ambera nka Yonatani na Dawidi. Yego. Bituma mukunda, umutima mbira mukunda. Nubwo wumva ngo arasenga agira impano z'Imana, agira umutima w'ubuntu, agira imbabazi nyinshi. Yego. Buri ibintu abantu bajya babeshya abantu, muravuga ngo ndagukunda, ngo inshuti yanjye, ariko mu bibazo ukajya ubona arameze nk'umuntu ugenda gukwepa. Uyu mubyeyi Imana izamuha umugisha. Akambwira ati ubayeho ute, wiriwe ute, abana se bameze bate, ese uracyahumeka umwuka w'abazima, ese byonyine umuntu waza ngo se wariye cyangwa wanyweye? Akavuga ati rero niba ari igikombe cy'amata reka nkiguhe ukinywe, ariko wowe gutaha ngo ugwe ku gasozi uvuye mu rugo rwanjye. Kandi ari indushyi imbaraga, afite ibibazo. Uyu mubyeyi ni umubyeyi mwiza, ni inshuti nziza, gusenga akabigerekaho ibikorwa byiza n'imirimo myiza y'abana b'Imana. cyangwa se akambwira ati noneho burije avuga ngo ugere n'amaguru ntibugere ku gisozi ahantu utaha, reka ngutegere ariko mbona ugeze hehe mu rugo. Imana rizamuha umugisha, ntabwo nzamwibagirwa. Umuntu ukurikiranya mu gitondo waramutse ute, wiri ute, kanyandikira message akambwira ati wariye, wanyweye, Imana izamuha umugisha. Uyu ni umugenzi mwiza. Ikindi kizatuma mwibagirwa, ndamukunda. Uyu aguha inama akambwira ati mu bigeragezo, mu ngorane, umuntu yifata gutya, akitwara gutya, akagenda gutya, akaguvamya akambwira ati humura, komera, urugamba rwose rwatangiye rugira n'iherezo. Yego. Akambwira ati komera, uhumure. Umuntu ashobora kuba nta muntu bugufi umuhumuriza, ariko wahura n'inshuti nziza igatuma ukomera, wari gupfa none ejo ukabona ubutabazi bukujeho. Ntabwo nzamyagirwa n'Imana musha. Kandi ikindi yagiraga impano yo kwihangana, agira impano yo kwihangana, ntajya asakuza, arihangana, afite ibibazo ntibamya ko abifite. Buri uretse kwenda nanjye twawe n'umuntu utagira ibintu by'amagambo byinshi, ukabona ni umuntu utajagaraye mu bintu byose, agashinyiriza, agakomera, ukamwigira ko bati umuntu ko akomeye n'urugamba afite n'ibibazo afite,
ubu uretse ko twagize amaso y'umwuka wera yo kureba hari ibintu bihishwe kuri we, ntabwo ari kumusanga ku muhima ayoboye abantu atuje yakenyeye ameze neza ayoboye itorero ngo uzamenye ibibazo afite. Uretse Imana ihishura ibihishwe, yagombaga guha amakuru ukamenya ngo afite urugamba rukomeye, ariko yarikomeje arihangana kugeza ubwo Imana imukuye mu kigeragezo. Mujye mugerageza kubana n'abantu bose amahoro, mukiranuke mugenda kubana n'abantu bose amahoro. Ubone ko naho utakiranuka, imirimo myiza n'umutima w'umuntu w'imbabazi umuntu agomba kuwugira, arawusabwa, arawutegetswe. Hari ukuntu ugira umuntu umutima w'imbabazi w'urukundo, bigatuma n'ikindi gihe atazakwibagirwa atari uko wanasenze. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo gusenga kudafite imirimo kuba gupfuye. Kandi umuntu usenga ari umunyamagambo, agasenga agira ishyari, agasenga agira uburyarya, agasenga atagira imbabazi, ibintu asenga byose ababeshya abantu. Iyo usenga ugira imbabazi, ugira urukundo, igihe cyose ugaragara imbere y'umuntu muhuye, ntabwo akwibagirwa. Niyo mpamvu ntazamwibagirwa. Imana imuhisha kandi mukomeze. Yego Mama Rusi, urakoze cyane. Ubucuti bwanyu ni ubucuti bukomeye, kandi ntacyo mwari mupfana mu buryo bw'amaraso, ahubwo mwahujwe no mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu tutarekeraho cyangwa se ngo dusoze iki kiganiro byibura namwe mudashimiye Imana nk'uburyo yabahuje mu bihe by'ibibazo, none no mu gihe cyo gutabaruka mukaba mukiri kumwe. Hari ijambo Mama Rusi ririmo rigufasha ry'Imana, kuko ntago nabizura umukozi w'Imana nk'uko wabanje witubwira, uravuga ijambo ririmo rigufasha, ahasigaye udusengera Imana, ahasigaye dusoze. Yego. Mfite ijambo ry'Imana rijya rimfasha, riri mu byahishuwe, igitabo cy'ibyahishuwe ibice 3. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri, hari umurongo wo hagati turi butaruke. Iri jambo ry'Imana rijya rimfasha, ndagira ngo turivugeho n'umuntu udukurikiye aryumve aze kuhasoma. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri wo hagati utaruke. Urwandiko ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa mbere, usome n'uwa kabiri. Haranditse ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Sarudi. Yego. Wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi ati, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe nuko ufite izina. Oya, taruka usome kuri kabiri. Kuri kabiri haravuze ngo jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Ariko rero nutaba amaso, nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenya igihe nzagutungurira. Icyakora, kandi haranditse ngo icyakora ufite amazina make, icyakora ufite amazina make y'ab'i Sarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera, kuko babikwiriye. Unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzaturira izina rye imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite ugutwi yumva iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Yego. Imana ishimwe, Yesu aguha umugisha. Aya magambo n'ubuhanuzi bukomeye. Abantu bajya basoma imvaho bakazumva n'ibinyamakuru, ariko iri ni ijambo Imana yanditse. Uyu ni Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo, ahanurira amatorero 7 yo mu Aziya no mu Efeso. Arandika aravuga ngo ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7. Aravuga aya magambo ngo azi imirimo yawe. Imana nta hantu namwe wayihisha, nta hantu wayicikira, nta hantu wayikatira. Iyi Imana izi imirimo yose ukora, izi ukuntu ugambana, izi ishyari ugira, izi amagambo ugira, izi ukuntu usebanya, izi ukuntu utunze abagore benshi, utunze abagabo benshi. No muri leta y'ubumwe ntabwo yemera ko umuntu atunga abagore benshi. Iyo utunze abagore 5, 6 bagirana amakimbirane, ibibazo bikavuka. Na leta y'ubumwe iravuga ngo umuntu atunga umugore umwe abyara abana ashoboye kurera, atunga umugore azashobora gutegurira ejo hazaza. Imana nayo iravuze ngo uyu muntu ufite imyuka 7 azi imirimo yawe yose ukora. Imana nishimwe. Imirimo yose ukora, abufasha, abugaburira, abo wambitse, abacumbikiye, Imana irayizi. Natarutse umurongo umwe hagati, ntabwo ari ngombwa ngo tuwusome. Kuri kabiri havuze ngo
ngo ibuka ibyo wakiriwe n'ibyo wumvise ubyitondere kandi wihane. Abantu bumvisha ubutumwa bwiza ku maradiyo atandukanye, ku mateleviziyo, ahantu mu byumba by'amasengesho, mu nsengero, ntabwo Imana yabuze kuvuga. Abantu banywa itabi bakica abantu, bakanywa inzoga, ibintu bigakomera, ukabona ko umuntu yataye umutwe mu muhanda akagenda agwa. Aba bantu bakunda kugira ibintu byo kugambanira abantu, bagateza amakuba ahantu hose, baba barumvise ijambo ry'Imana. None biravuze ngo umuntu wese wumve Imana niyibuke ibintu yagiye yakira n'ibyo yumvise imbere y'Imana, byitondere kandi agire gute yihana. Hari ukuntu umuntu ajya imbere y'Imana akaba ati Imana umbabarire, ndi umunyabyaha, Imana ikamwumva ikamubabarira. Yesu nashimwe. Hepfo havuze ngo ngo kandi ujye uba maso. Buriya Imana ibishaka ngo nusenga ube maso. Imana yaguhaye imodoka ukagenda ukayiraza mu muhanda, ugarazamo kontake bwacya bayitwaye. Imana yaguhaye umwana ntumworose ngo umufubike yagira imbeho agapfa. Imana nishimwe. Muri biri ahantu abagore bigeze ngo baryamara abana babyariye ahantu hamwe bamunzi imwe, umwe aryamira umwana warapfa. Bishatse kuvuga ngo ikintu cyose Imana iguhaye, niba ari n'akazi, niba ari n'umudamu, niba ari n'abana, ugomba kujya gute kwibera amaso. None Imana avuga ngo bera amaso ubugingo bwawe n'umubiri wawe, usenge, ukizwe, wongere kuba maso. Iyo utabaye maso, Satani yatuma ugira gute uhura n'umuraba. Kuko iyo dusenga Satani araduhiga, iyo dusenga tugira abanzi benshi, iyo dusenga abantu bavuga ko tutasenga Imana, ariko dufite ibihamya bikomeye ko Imana yacu dusenga igiturinda ikabana natwe. Yesu nashimwe. Hepfo ku murongo wa 4 havuze ngo icyakora Yesu icyangwa Imana ifite amazina make yabisaruze batanduje imyenda yabo. Yego. Bishatse kuvuga ngo Imana naho abantu batakizwa ngo banayumve ibyivuga. Nibi tuvuga abantu babiha agaciro. Ariko Imana ikomeje kwivuga ko ari Imana. Umuntu ashobora kwivuga abantu bakamupinga bakamutesha agaciro ndetse kaunda ze zikibagirana. Abahanzi benshi bajya baririmba bakaririmba igihe cyagera bagakurwa mu mbi. Ariko Imana ntigifa ntigisaza. Iravuze ngo ifite amazina make y'abantu bisaruze batanduje imyenda yabo. Mu matora dusengeramo, mu nsengero twasengeyemo, harimo abantu bavuga ko basenga Imana, abandi bavuga ko bayikorera, ariko Imana rero ikabona abantu bake. Aba bantu b'isarudi iyo wamugize inshuti ntago uta mu makuba. Uyu muntu w'isarudi yariye ntago akwima. Uyu muntu w'isarudi yo mugiye kunzira mu rugendo murafatikanya. Uyu muntu w'isarudi yagize amakuba bati komera Imana izagutabara, akaguha gukomera. Imana nishimwe. Aba bantu b'isarudi ntago bajya biba ngo batobora amazu y'abandi. Abantu b'isarudi ntago bagenda ngo umuntu niba twitinda y'umugabo ayikuremo amena amaraso, ntago bishoboka. Uyu muntu w'isarudi ntago yabikora. Uyu muntu w'isarudi ntago yabona uri kunzira ngo agute kunzira. Imana nishimwe. Aba bantu b'isarudi Yesu yisigarije baramukorera, baramusenga, bakabana nawe. Imana nihabwa icyubahiro. Yesu nashimwe. Abantu uyu muntu w'isarudi hani yabona abantu batagira ahantu babakabubakira amazu bakayabamo. Imana nishimwe. Hepfo havuze ngo ni umuntu ugira gute unesha, ni uzambika umwenda wera. Kandi uyu muntu ngo Imana ntabwo izahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ngo ahubwo izaturira izina rye imbere ya Data n'abamarayika be. Ufite ugutwi n'imvi by'umwuka agira gute abwira amatorero. Abantu b'Imana bajya basenga tugatabarwa tukabaho. Abantu b'Imana bagasenga Imana ikatuhindura amateka. Abantu b'Imana basenga Imana ikabagarukaho, ikarengera ababyeyi, ikarengera abasore, ikarengera abakobwa, ikarengera abagabo, ikaturinda impanuka mu muhanda, ikarengera igihugu cyacu kubera ko abantu basenze. Abantu b'isarudi bajya basenga Imana ikaza igatanga amahoro n'umutekano mu gihugu cyacu, ikarengera abantu bacu tukabaho, igihugu ubuzima bugakomeza. Yesu nashimwe. Abantu b'isarudi babasha gutuma umurimo w'Imana ujya imbere. Imana nihabwa icyubahiro. Imana nishimwe. Abantu b'isarudi ntabwo bateza umuraba abandi. Iyo umuntu w'isarudi yo mugendana ntiyatumugwa mu butayu. Abantu benshi bajya bagenda bagahura n'ibibazo bakagwa mu kunzira. Ugasanga umuntu yaguye kunzira yishwe n'inzara kandi abantu bahari, ariko umuntu w'isarudi amenya ko abantu bashonje akabagaburira. Imana nishimwe. Urabona ko dufite leta yacu y'ubumwe nziza. Igibana ko koronije ikabwata abantu abana babo batazapfa ngo bagwe kunzira, natwe twahagagarira rigakunda ikadufasha. Abantu b'isarudi bagaburira abantu bashonje. Nukuri. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi iyi leta yacu Imana igihe umugisha. Umuntu wabaye ubuyobozi wacu Imana izamuha umugisha, izamuhe kurama, izamuhe abayobozi bubahwe. Abayobozi bubahwe. Iyo dusenze ngo bagira amahoro n'umutekano, kuko usenze ntusengera abayobozi bacu kibona umutekano nta mahoro twagira. Iyo dufite umuyobozi mwiza tugira amahoro, turatura abana bakiga bigakunda, tukaba bigakunda. Imana nishimwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Nazama ibo bakazemenya ahantu ziri bakazigaburira ziri mu makanevu, nazo zikaba zikagira agaciro zikiga zikagira deresi. Abantu b'isarudi rero batanduje imyenda yabo. Yesu abangaba barabirata. Uyu muntu w'isarudi hari yagenda mu modoka kubera ko afite umumaro azamarira abandi, Imana ikamurinda. Mbifurije ko umuntu wese unyumva agomba kuba umunyamumaro kuri mugenzi we.
b'umunyamwaro mu rugo rwawe, ku mudamu wawe mwashakanye, ku mutware wawe, ku bana bawe, ku muryango. Umuntu nunapfa azavuga ati umuntu yari umuntu mwiza, yangire neza, yanyeguye ku musozi amazi yo kunywa. Dushimye Imana ko yabanye natwe, kandi umuntu Bibiliya yavuze ngo umuntu ufite amatwi y'umwuka agira gute abwira amatorero. Imana bamugisha mu bantu muri kutwumva, muhasome, hari amagambo meza y'ubugingo. Imana dusengira akomeye, izabana natwe, kandi Imana bamugisha namwe mukumbure kubana n'Imana no gusenga. Dusenga Imana isubiza amasezerano kandi igatabara abantu bafite ibibazo n'abanyamibabaro. Imana bamugisha, kandi Imana jango tuwe maso dusenge kandi dukiranuke. Imana izadumugisha mu izina rya Yesu, amen. Tugana ku musozo, wasengera abantu bafite ibibazo bitandukanye, bari mu rugamba nk'urwo Mama Byiringiro yarimo, cyangwa se n'abari mu rundi, cyangwa n'urwo abakristo muri rusange bacamo, kugira ngo dusabe Imana imbaraga. Murakoze cyane. Amen. Reka dushime Imana nziza, Mana nziza, Mana y'amahoro, Imana twiringiye, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Uherekera kose uko wahoze, uri Imana twiringiye y'inyembaraga, uri Imana yabanye natwe ahantu haterana hamanuka, uraturinda uduhagararaho, uradukiza, uraduhagarara, uradukingiriza. Turagushimiye, uri Imana y'amahoro, ntabwo ujya umuntu mu makuba, ntabwo ujya uduhanwa cyangwa duhararuke. Inshuti zo mwisi zirangira zikanga umuntu, ntabwo ujya uhemuka, nta nubwo ujya unanira gutabara abantu bawe. Urakoze kuko uri Imana ivuga, byo uzi ukabikora ukabisohoza. Uyu mugoroba rero Mana turagushimiye, fasha abantu bawe, fasha Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, urengera abagabo, urengera abasore, urengera abakobwa, urengera abana batoya, urengera ababyeyi, natwe turengere, ukiza abarwayi, abantu bafite ibibazo n'ibigeragezo, kijya mu Byiringiro ubarengere, ubahe umugisha, ubiteho. Abantu bafite ingorane ubakure mu ngorane, abarwayi bakize, abafite akaga n'amakuba barengere, kuko uri Imana iruhura, uri Imana irengera, uri Imana ibeshaho. Turagushimiye kuko uri Imana ifite imbaraga, uri Imana si ubwa mbere tukubonye, wagiye ukiza abarwayi, ugakiza abantu bafite ibibazo, ugatabara abantu bawe. Turagushimiye kuko uri Imana nziza, uri Imana y'amahoro, urengera abantu bawe, ukiza abarwayi, uhora abantu baboshye. Mando ko abantu bashaka bagira iterambere, abantu bari mikorera, abantu barengere, kuko uri Imana nziza. Turagushimiye Mana, uduha umutekano n'amahoro, uturengera kuko witwa Uwiteka. Turagushimiye kuko uri Imana nziza, ibintu byose urabifite mu biganza byawe. Uri Imana ibeshaho, uri Imana itabara, uri Imana yacu twiringiye, ngo nutabare ubwoko bwawe, urengera amatorero, urengera abantu kuko uri Uwiteka. Turagushimiye kuri inshuti nziza, ntabwo uzaduhana, ntabwo uzadusiga, ahubwo uzabana natwe. Urakoze Mana kuko dufite ibyiringiro bifite ubugingo yuko uzabana natwe. Ngoro utanga umugisha kwa twumva, ubaha umugisha ahantu hose ku isi yose, utanga umugisha. Urakoze kuri Imana, turagushimiye ku bwawe Yesu. Kandi ufashe umuntu wese utwumva. Amen.